Yes guys, reka twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV Satya TV official ni online TV station, ni wakanda subscribe ugakanda like hanyuma rero ugasigaho comment tukajya tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi. Rero nkuko mwabimenyereye nta kindi kintu kituzana uretse ibiganiro, entertainment, ibintu byinshi imyidagaduro byose tuba tuhabaye ndetse n'amasomo agiye atandukanye, ariko ahanini twibanda ku bijyanye no gutwara ibinyabizigo. Uyu munsi rero twagarutse kuri Big Truck. Ubu ngubu nkuko mubireba hano turi hari imodoka nyinshi cyane, niba ari Dar es Salaam, niba ari Mombasa. Uyu mugabo agiye kutubwira atubwire ese aherereye hehe, ibi bintu babikora bate, ibibazo bagiramo ni ibihe, ese ibyiza byabyo ni ibi. Hari abantu benshi bavuka bafite inzozi zo kuzatwara imodoka, cyane cyane izi modoka nini by'umwihariko za kategori iyi ni kategori rero niyo kategori ya nyuma mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga, hanyuma igaherukwa na F. Kategori F rero ariyo kategori y'amamashini. Rero ndagira ngo dutangire tubasobanurira ubundi ushaka kuzatwara imodoka nini y'imizigo ubanza byibuze kubona kategori B. Iyo umaze kubona kategori B ushaka kategori C. Iyo umaze kubona kategori C ushaka kategori hariya mu Rwanda babanza provisoire. Narimereye kuri B. Kuri B. Kandi kategori B nako kategori provisoire. Ubundi bayita permis provisoire. Uruhushya rw'agateganyo. Permis provisoire. Y'agateganyo. Mu Rwanda inahangaha byo ni ibindi bindi. Inahangaha bigenda bite? Inahangaho ushobora no kubyuka ugasanga permis. Ariko banzo basuhuze mu Giswahili. Mambo. Poa. Fresh. Hiyo nani nchi ya Rwanda mko fresh nchi ya Rwanda mumeze neza. Tumeze neza cyane. So rero uruswahili ni ururimi ruri kugenda rufata East Africa ndetse abatanzania bashaka gukoresha cyane rukaba rwagera ku isi hose. Nagira ngo nkwibarize, iyo mugeze hanze hariya mukagera nka Tanzania mumaze kwambuka umupaka, ese biraborohera kuba mwavugana nabo? Nyine ari wenda mu kiganiro cyatambutse wenda mwarebye araho twaje gusanga kubanza iyo umaze kubona kategori ukiri mu Rwanda ubanza gushaka maîtrise cyangwa se experience. Nyuma ya experience, muri iyo experience bikubiyemo ni ukumenya ikinyabiziga utwaye n'iki, ariko n'ahantu ujya runaka ukamenya ngo ahantu njya se bagendera mu kuboko bakoresha ururimi se urwiganje n'uruhe. Inahangaha bakoresha Icyongereza, Igiswahili cyane, Icyongereza kikaza zikurikiye. Ikinyarwanda cyo ni amuna. Ikinyarwanda cyo ni uragerageza uzamureho ijwi kugira ngo abantu badukurikiye babashe kukumva neza, ejo batazaba bandika ngo mwarimu ijwi riri hasi, umudriver nta myuka ntago wariye. Aho rero nyine tu, ariko umuntu yafata abada chapati na maharage. Ese umuceri mu Giswahili witwa ngiki? Anaitwa wali. Twebwe kera twawitaga uwera. Uwera ni mu Rwanda. Uwera ni mu Rwanda. Iyi modoka utwaye ni ubuhe bwoko? Ubushize twahuye uri muri Bayben, imodoka yari ifite vitesse 12. Rero ndagira ngo uyu munsi ese ugiye kutwigisha iyihe modoka, ni ubuhe bwoko, ifite vitesse zingahe? Iyi modoka ni Benz nkuko bibona, ni karite ya mbere kuri yandi twari dufite ubushize. Yego. Iyi ni karite ya mbere. Iyi bayita Benz, yandi ni Bayben. Sibyo? Yego. Iyi yandi yari ifite vitesse 12 zijya imbere n'ebyiri zijya inyuma. Yego. Iyi ngiyi yo ifite vitesse 16. Iyihe? Iyi ngiyi tuvugana 16 turazibana kuri kamera. Ntago uyu mutsenda murayibonaho neza, ariko kwera intoki zagize zahashaje yarashaje. Ariko ni 16 turazibona. Ifite ino button yandi twasanze kuri ya yindi, ariko ya yindi wibuka ko ino passe ntayo twigeze tuhasanga. Yego. Ifite passe ikagira na button. Ngira ko bite passe turebe? Iyo gutya ni boîte ya mbere. Ukora passe ujya muri vitesse ya kangahe? Ubu ugiye mu ya 5. Ubu ushaka 5 nabyo turaza kubibona. Imodoka ni ubuhe bwoko? Iyi ni Benz. Ese ubundi Benz BMW uziko abantu bakunda kubyitiranya? Bo biratandukanye. BMW Benz bo da ni BMW.
BMW. Bayita BMW mu Rwanda, bayizi nka BMW. Nese BMW ni kimwe na Benz? Oya ntago ari kimwe. Iyi ni Mercedes Benz, iyi ni BMW. British Motor what? Ni yabongereza. BMW ni yabongereza, hanyuma Benz ikaba y'Abadage. Y'Abadage. Wow, ako kantu nako turakamenye, ngira ngo abantu badukurikiye muri comment abari bakazi ni bakeya. Hanyuma iyi modoka itandukaniye he n'izindi modoka, cyane ko kumva Benz ari imodoka imaze kubaka izina cyane cyane hano mu Rwanda. Benz ni imodoka ikomera cyane uretse imodoka nkeka zaba ziri hano zikaba ni imodoka za kera ngire ngo zatangiye kuza hano mu Rwanda. Nuko izi ngizi ari nova model, ariko Benz yo nkeka kari yo modoka ya mbere. Je niko bihamye kari yo ya mbere yabaye muri iyi si turimo. Bivuze ngo iyi modoka ifite vitesse 16 zijya imbere n'ebyiri zijya inyuma, ubwo ni 18. Aha rero ndagenda nkubaza utuntu kutundi nawe ugenda udusobanurira ese bikora bite. Ndagira ngo tubwire noneho kano kantu kari hano hasi nakiki. Iyi bayita emergency brake. Ni ya trailer. Ni ya trailer. Iyi ni ya trailer. Nukuvuga ngo igihe brake idakora ushobora gukoresha. Iyi bayita ferium cyangwa se hand brake. Iyi ngiyi ashobora kuyikoresha ukumva ntago kiri gukora ugakoresha ya trailer. Iyi ngiyi ifunga kuri hano kuri diff. Yego. Igafunga n'inyuma ho gake, ariko iyo byanze nka bande ferizare yegutse ukaparika ukondi kugenda ushaka gukoresha iyi emergency. Bivuze ngo iyo ni ferium yo guhagarara umwanya munini sanzwe nyine. Yego. Aha. Hanyuma akangaka iyi ni bayita Rocodif. Iyi ni Rocodif. Iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri. Iyi ni Rocodif. Gutya iri muri zero nta kintu nta Rocodif birimo, yishizemo ni cyagiye h'ubunyerere cyangwa iri nk'ahantu itari kubasha gufata hasi. Yego. Wishyira aha cyangwa ushyira n'aha kabiri. Yishize ahambere kubonera cyarashya ushyira aha kabiri. No kuvuga ngo zirutanwa imbaraga. Zirarutanwa, ubona ko hari akazeru kamwe n'akandi kazeru ka kabiri, aho harimo kamwe konyine karimo hagati. Ubwo ku bashoferi bashyashya nituvuga Rocodif mutagira ngo ni ikindi kindi. Ku modoka ntoya nizo bita intermediaire kuri ya modoka, kuri za Vigo, ku majipe no ku ushobora gutwara ukagera ahantu hanyereye cyangwa se umuhanda arimo amapine ari kwikuba. Iyo ushyizemo intermediaire ni modoka ifata hasi ikabasha kugenda. Ubwo rero Rocodif nayo niko kazi kayo. Aha, hanyuma ututundi twa AC air condition ndabona biriho. Ushaka ubushyuhe, ubukonje, umuyaga. Yes, naho ngaha akangaka k'umutuku ko ari ubushyuhe no ubukonje buzana hano. Akwishizamo hagati na hagati nyine ni handi uba wumva nta cyabaye kubalansinga ubushyuhe n'ubukonje. Yego, hano kuzamura level ya ntuza ya ventilateur. Yego. Aha naho no kugenda ushyira muri iyo niyo ventilateur ahubwo. Iyo niyo ventilateur kuzamura umuyaga, kongera umuyaga ukaba mwinshi. Yego. Hari igituruka mu modoka ubwayo, hari n'uturuka hanze. Aho ngaho ni cyo bimurirwa ahangaha. Aho no guhanagura ibirahuri uko mbibona koko hejuru. Iyo ukerekeje hano, iyo ukarebesheje hano uba ugiye guhanagura ibirahuri. Akakonda kazi no mu modoka ntoya akaba nabi rwose. Oya nibyo. Nahabiriho rero ari ibyo. Nubundi na hano iyo uhagejeje nyine umuyaga none ujya ku birahure cyane. Nanjye nakazi. Ari karifiye. So utundi tuntu dukwiye kumenya ku modoka ya Benz yo ndabona kuri vola rwose hariho n'utuntu n'utw'umuziki n'utwo guhamagara. Utunozo system twayo ni muziki na amavolume. Ndi kubona no guhamagara no gukupa no kongera volume. Aho ngaho. Ni copy yayo cyangwa se copy and paste. Benz umenya ari imodoka ibigoye. Iyi ni imodoka irindi tuntu. Hanyuma turebyemo hasi nk'ibisanzwe nk'uko mubibona ku modoka zose ifite pedale eshatu. Iyi ni accelerateur. Iyo ni accelerateur. Ni feri. Hanyuma ikaba ari clutch cyangwa se embrayage. Hanyuma imodoka tumenyereye ko ziba zifite feri moteur. Feri moteur yayo ni iyi. Feri moteur yayo ni iyi. Oya niyo. Yego ni reba hano uyu mukono wa iyi feri moteur ya mbere igira feri moteur ebyiri. Iyi ni ya kabiri. Dore n'akamenyetso kayo ngakano karahana. Ahantu uzajya ubona kano kamenyetso ujye umenya ngo ni feri moteur. Yego iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri. Kubugutya iri nta feri moteur. Nta feri moteur irimo. Aha ni kuri Benz rero tuzagenda tubereka ku zindi modoka zitandukanye. Hari igihe uzasanga imodoka ifite feri moteur mu kirenge hariya, ariko inyinshi zikunze kugira feri moteur mu maboko. Cyangwa se ihoni ryayo ko riri hirya hano. Iryo ni ihoni. Yego iri ni ihoni.
ni ukuvuga ngo ryo rivuga imodoka ari uko iri kwaka. Hanyuma rero tugiye kugaruka muri taburo utwereke se taburo yayo ubundi ibintu biba birimo biba bisobanuye iki. Tumenyereye ku zindi modoka check engine, tukabona utundi tuntu tugiye dutandukanye, tukabona igipimo cy'amavuta. Ese na hano biba bihuye n'izindi modoka? Ndagira ngo ugende ukora kuri buri gipimo udusobanurira n'ibyo ari. Sasa bijya guhura birahura. Iki ngiki igipimo cya mbere duhere kuri iki kibanza ni icy'amavuta. Iyo ugeze hano muri tuno tuntu tw'umutuku amavuta bari make. Biri kukubwira na gatara, ni ka gatara bavuga. Ni ka gatara. Urwana nuko iyo kageze aha ushaka ukuntu ujya kuri station. Ubwo nuko urushinge rurazamuka ni nk'ibisanzwe iyo yuzuye rurazamuka. Iyo ukase rurazamuka. Reka turebe ko hano hari amavuta yenda arimo, turebe ko ruzamuka. Yewe menya rwara napfuye. Oya rurakora ko waje warubonye. Ruiseruzi. Gukigeze ikintu kigera munsi ya kimwe cya kabiri. Wana kafitemo amavuta rwose. Hanyuma hejuru yaho iyi ni kilometrage yo nk'ibisanzwe barabiye kugera muri 2. Munsi yaho ni n'inaha muri Tanzania tugenda iryine. Iyi ntago igerenga 2. Igeze hano mu 110 yego itangira ivuza agafirimbi ikubwira ko yarengereye umuvuduko. Ariko ushobora kugera mu 2 nta kibazo ukagenda. Hano yita Broad Boro iri electronique. Ikora iyo wakasi. Nibwo ibindi bimenyetso bindi bishobora kuzamo. Ndi kubona akamenyetso ka feriyamu, ka stop. Ibyo biri hejuru. Ndi kubari yahanga iri electronique itandukanye n'izi ngizi. Yo yakaruka imodoka imaze kwa. Wakasi. Yo nubwo wayikase nubwo itaraka. Iki kira ni turi ya moteri. Mu gihe tumenyereye ko ya Beybeni yari iri ibumoso. Yari iri nkahanga. Yego. Iyahangaha ni agapimo k'imyuka. Byose bikubiyemo hano ifite tanka 2 ariko zose zikubiyemo. Iki ngiki ni icya mbere, iki gipimo ni icya kabiri. Bikubiye muri no meters. Ariko ndagira ngo utubwire ni ryari imyuka uvuga ngo yagushiranye ku buryo ushobora gukora kuri feri n'ibyukunda. Ni igihe nyine ubona irimo hano munsi y'umutuku. Iyo munsi y'umutuku yego icyo gihe ntago wanahaguruka mu gihe utarayuzuza imyuka ngo igere hejuru. Ushingiye rumanutse rukajya munsi y'umutuku no guhagarara. Nta kintu wakora, imodoka irahagarara. Ariko iyo iri kugenda rukamanuka, iyo ufashe feri ntikunda, ifashe ambrillage ntikunda, iba yagagaye. Mbese ikintu cyose wakora ku ikamyo ntago cya kikiri bukunde. Na ya feri moteri twabonye hano ntago iba iri bukunde. Icyo gihe ni cya gihe uzasanga umuntu yashyize ku mukingo cyangwa yamurengeje umuhanda. Niyo mpamvu ugomba kurwana naho ucunganwa nuko itaza kumanuka ikaza kujya mu mutuku. Buriya ibara ry'umutuku ni ribi. Cungana hose ari ibara ry'umutuku. Aho umutuku ahanga umutuku hano umutuku. Kandi ntabwo ngo ntize kugera mu mutuku. Urabyibuka. Nigera mu mutuku ni handi ushaka share station. Ushaka station ukajya kunywa amavuta. Ahangaha mu mutuku turiya moteri. Igeze mu mutuku handi ushaka guturitsa moteri. Sibyo? Aha rero naho nigera mu mutuku ikibazo. Attention, bayita attention. Ni warning. Hanyuma rero ndagira ngo ese imodoka ubundi izi modoka z'amakamyo igiye kuyatsa, igiye guhaguruka, urabanza ukandagira mburi yaje na feri nkuko twabimenyereye ku modoka ntoya ibiri muri poemo. Umuntu ashoboye kuba afite amatsiko. Ahangaha urumva feri ya mibirimo. Nk'ibisanzwe ukatsa imodoka ikuzuza imyuka byose. Igiye gushyira mu fitensi kandagira ambrillage yonyine. Ko yandagira ngo utwereke iyo ugiye kwatsa ubukandagira ambrillage na feri. Ntabyo kandagira bimeze gute. Ngaha tugende. Ugacunganwa nuko oranze ugashofa. Ukabona kwatsa. Ubwo gushofa bishatse gusobanura iki? Ni gushofa cyaje nyine utegereza zanshige zikagaruka. Bategeza imodoka. Samuzamura ku birahure ho gake. Ibirahure ngira ngo murabona ko ari akabuto rwose kandi hariya hirya ibintu bikagenda byikora na hano hirya, hanyuma ukazamura. Yamurira nanga nakira kiri kuzamuka. So aha urumva ko byibuze urusaku rwo hanze rubaye nk'urugabanuka musa muzamuraho. Funga yiyo kiyose. So rero umaze kwatsa imodoka urabona ko ibaye standby. Ibintu byose muri taburo. Ya mavuta. Yamavuta urana yasubiyeho yarari ariko umuvuduko turi kuri 0 ko ntago turahaguruka. Turi ya moteri ya Rolante. Nairi yazamutse. Ibiri kuri 5 ngaha ni ifite Rolante nziza. Umwuka rero. Umwuka nawe mu mutuku. Cyari ku mutuku. Bivuze ngo ubwo ntitwahaguruka. Nano ya tableau electronique ni igenda kubwira signals z'ibintu birimo hano. Hano ko ari kuza bihahindukamo transmission service now.
mukanya arahinduka hazemo ibindi Rio Excel service now ubwo bigenda ikubwira ibintu iyi nuko harimo Feriam ni imyuka isizimo oya iyi ntuze yari ya Feriam yo ngiye cyane stop ni ya myuka nako karenzeho hano isizima kubera irenze umutuku itizima okay ubwo rero iyi ngiyi iraza kuvamo reka tuyikuremo turebe ntacyo turategereza ife imyuka ni mike urabona ko imyuka isubira inyuma niyo mpamvu gutya ntago yagenda turategereza isi kubwira ati wapi stop yego ariko umuzungu ni igikenya ukuyemo Feriam mu gihe witeguye kugendera avuga ati baburitse babona wowe imyuka yari yajyamo urabona ko uyishubijemo igahita yongera ikavamo stop yego ibiri kukubwira ngo ariko nubwo ari ibihagije yego imyuka ibanze izamuke murabona ko aribwo yari ikirenga 6 urabona ko n'intebe irizamuye numvise ibintu bigenda irazamutse n'intebe iyo ni intebe n'imyuka nyine ongera ukuremo turebe gato Feriam cyazo ndayikuramo mfite feri katurebe reka tugerageze turebe iracyari bujana agashinge gase gasubira hasi yego uko kabona hano reka tutegereze rero imyuka igeme ihagije buriya cyangwa rihoramo ririya nuko mfite feri se kari imyuka yo mpamvu hadiya ni Benz iyo ayita Mercedes so rero ngira ngo mwabibonye hanyuma iyo guhaguruka ni muri vitence ya kangahe watubwiye ko ifite vitence 16 iyi ifite vitence 18 16 zijya imbere ebyiri zijya inyuma ibi ifite na rivanse ebyiri rivanse nazo abarebye nese rivanse ebyiri zimara iki ya kabiri ni cyaje ifite urugendo rurerure rwo kujya inyuma kandi ona rano hitambara hameze neza urihutisha ngo kandagira ambriage yonyine niba uri muri rivanse ya mbere uri ushaka kwihuta ukandagira ambriage ugatongera ukayirekura ikakomeza ikagenda ihita yihuta itongera imbaraga vitence 18 yego ubu hagurukira muri kangahe ushobora guhagurukira muri 3 4 cyangwa 4 yego nibyo byasaho so rero guys reka tubabwire ngo mukomeze mudukurikirane kuri Rwagakoco Live TV mukanda subscribe mukanda like kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi murabona ko hariya rwose uko imaze kuba standby murabona ko yamaze kugera muri 7 ya parking ya Feriam yarivuyemo ngo none iri kuvamo nta kibazo so rero ngayo nguko mukande subscribe mwoherereza inshuti mwoherereza abavandimwe nabo bakande subscribe mukore share umunsi ku munsi 5 kuri 5 turabakunda cyane ibiganiro byacu rero nakagaruka guhaguruka ni ibisanzwe ushyiramo vitence ya 3 wamara kuyishyiramo ukabona gukuramo Feriam ku modoka z'amakamyo kirazira kubanza gukuramo Feriam urabanza ugashyiramo vitence ukayangaja neza hanyuma ugakuramo Feriam n'akariro uri standby kugira gute ugenda ngayo nguko rero reka ubutato garuke n'ubundi turi muri circulation tubereka uburyo ki iyi modoka itwarwa ko hano turi mu cyambu cya Dar es Salaam yego barebe hano turategereza nagaruka uzita upakira ugenda wenda baza kubereka hano n'inyuma hose bakabona ni kamyo zigenda yego ziparitse no gutegereza nyine abantu bakunda gukoresha tuzabereka ngo hari igihe mumara muri jam icyumweru kimwe so guys rero ngaho mukomere cyane ariko nta n'ubusuhuza n'inshuti n'abavandimwe mwerukayo ryari mu Rwanda mwerukayo igihe twari turi kujya mu Ruhengeri ariko barabizi ko mbakumbuye ndabakumbuye cyane ndabasuhuza kuri no channel ya Rwagakoco subscribe like and share wala abantu mukeneye bafite kategori bakeneye guhugurwa kuzinaha inzira zaho ibintu by'amarubitori mu mipaka n'iki ni karibu nani Rwagakoco arababwira nimero arabafasha cyane kandi natwe turahari kugira ngo tubafashe nawe dore kugira tube nk'ingunzi kabisa so wala